hano kugira ngo duhugure abarimu basanzwe bigisha. Twatangiriye mu cyo byita TTC, ni amashuri ahugura abarimu kugira ngo bazajye kwigisha. Ubu rero tugeze ku cyiciro cyo guhugura abarimu basanzwe bigisha kugira ngo bizagere kuri wa mwana ari we dushaka ko gahunda yacu ari bigeraho. CSE has like 13 topics, so which means that they will give you the overview. During this training, we are expecting to know really what is the meaning of comprehensive sexuality education. Aya mahugurwa rero icyiza cyayo ni uko bizatuma abarezi bamaze kuyageza ku bana, bizatuma abana bamenya ko bagomba kwirinda inda zitateganijwe, kuko bazakoresha imyororokere mu gihe cyayo cyabugenewe. This training is actually just helping the teachers to understand deeply the concepts on sexuality education, which will help them out to understand it properly, and they are just going to cascade this information to the learners so that the learners can understand it deeply. Twavuga ko rero ari amahugurwa afite umumaro cyane kuri bo ndetse no kubo bashinzwe kurera, ubwo ni abanyeshuri. Kuri bo icyo bibafasha ni ukugira ubumenyi bwimbitse ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere.